Umubyeyi aragira ati mfite umwana w'imyaka 9 ariko akaba afite utugeso two kwiba two gukorakora. Ese ni ihe mpamvu ishobora gutuma umwana mutoya yiga utwo tugeso? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Icyo ni cya cyumweru rero twahariye abana, aho turebera hamwe uburezi n'uburere ndetse n'ibyatuma babasha gukura bagatera imbere haba mu dini ryabo ndetse no mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umubyeyi aragira ati mfite umwana w'imyaka 9 ariko akaba afite utugeso two kwiba two gukorakora. Ese ni ihe mpamvu ishobora gutuma umwana mutoya yiga utwo tugeso? Akanya rero tukaba tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu bishobora gutuma umwana agira utugeso two kwiba cyangwa se gukorakora. Mbere na mbere tubanze dusobanukirwe neza yuko umwana w'imyaka 5 kumanura tudashobora kuvuga ko ashobora kwiba, bitewe nuko hari ibyo atakabaye yasobanukiwe. Bitewe nuko umwana mutoya w'imyaka 5 kumanura ntarasobanukirwa neza ibye n'iby'abandi, kubera ko ibye abyita ibye ndetse n'iby'abandi abyita ibye. Ni nayo mpamvu uzabona intambara z'urudaca ku bana batoya bari kuririra ibintu rimwe na rimwe bisa, bavuga ati iki ni icyanjye, iki ni icyanjye, kuko ntaba yagasobanukiwe ibye n'iby'abandi. Kuba ibyo rero ku myaka 6 kuzamura umwana ashobora kugira ingeso yo kwiba, ariko bitewe na bino bintu bikurikira. Tugiye kuvugamo bitanu, ubutaha tukazakomeza mu bintu bishobora gutuma umwana ashobora kwiba. Icya mbere gishobora kuba impamvu yuko umwana atangira kwiba ni ukuba ababyeyi be cyangwa se abo abana nabo bamubuza buri kimwe, bakamubuza amahwemo. Ntashobora gufata iki, ntashobora gufata iki, ntashobora kwambara inkweto, ntashobora kwambara umwenda, usibye ko bamubwira ati ntago wemerewe, reka gufata ibyo, reka gufata ibyo. Kubwo ibyo rero iyo umwana abuzwa ikintu buri munsi buri kanya, bishobora kumuviramo intandaro yuko umwana atangira kwiba. Icya kabiri gishobora kuba impamvu yuko umwana yakorakora, ubwo ni ku myaka 6 kuzamura, ni ukutabona urukundo rw'ababyeyi. Ababyeyi gufata urukundo bakaba baruha ikindi nk'amafaranga cyangwa se ibindi, ukabona nibyo bitayeho, wa mwana akabona ntago yitaweho, ahubwo ibyitaweho ni akazi, umutungo, ibintu. Bishobora kuba intandaro yuko umwana abona ko urukundo, kugira ngo azagire urukundo, ari ukuba afite ibyo bintu, bikamutera kuba yakora iki, yatangira kwiba, yiba ibyo bintu ababyeyi bahaye urukundo, bahaye n'umwanya, bakibagirwa guha urukundo n'umwanya ndetse no kwita ku mwana wabo. Icya gatatu ni ukwihorera. Umwana ariba bitewe nuko aba yihorera. Tuzi ko rimwe na rimwe ababyeyi bakubita abana babo ndetse bakabahana bikomeye, bagira ngo abana batazagira imico mibi. Ariko guhana bigira uburyo bikorwamo. Mu gihe bikozwe rero mu buryo butari bwo, umwana agakubitwa umunsi ku wundi, umwana agakubitwa atazi n'icyo akoze, uwo mwana ashobora gukora ukwihorera, icyo bita revenge. Ashobora kubona ko atashobora kugukubita cyangwa se adashobora kukwishyura, ahubwo akiba ibyawe. Yabona ubabaye wahangayitse, akabona ko ariko kwihorera kwe. Icya kane gishobora gutuma umwana yiga ingeso yo gukorakora harimo ishyari. Nk'uko mubizi, bamwe mu babyeyi bashyira urukundo rumwe ku mwana, bakamutonesha, bakareka undi. Ari nazo ngaruka zishobora kuvamo umwana ko ashobora kubona ko atitaweho, akabona mugenzi we cyangwa se murumuna we ari kwitabwaho cyane kumurusha, bikaba intandaro yuko yiga ingeso zo kwiba. Iyo umwana atoneshejwe kuruta undi, ashobora kuvukamo ingaruka ebyiri: kuba umwana yaba umugome akajya yirirwa akubita murumuna we, cyangwa se akaba yahitamo inzira yo gukorakora cyangwa se kwiba. Icyanyuma ari nacyo dusorezaho kuri uyu munsi wa none, tukazagenda dukomeza n'ibindi bishobora kuba intandaro yuko umwana ashobora gutora ingeso yo kwiba, harimo kwigana. Baca umugani mu Kinyarwanda bati uwiba ahetse aba yigisha uwo mu mugongo. Byumvikane yuko ibikorwa umubyeyi wowe ukora nibyo umwana aba areberaho kuruta ibyo umubwira. Nimba rero ukora ibibi cyangwa se ugakora ibidafite agaciro, uwo mwana azakwigana. Tukazakomeza rero ubutaha turebera hamwe
bimwe mu bintu bishobora gutuma umwana yiga ingeso yo gukorakora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.